wakivugiye biragutungura pe kubera ntabwo ari ukurakara ni ugutunguka yakoje mbabaze njye nta mutima mubi nyine nari ndimo kubivuga biraho ndabyumva ariko nawe uri njyewe byakoze isundi kabe nta mukunzi ugira mbona Kevin gufata nk'umwana cyane ngira ngo wenda nuko gufata nk'umwana ariko nawe njye mbona uri mukuru pe gusa nawe umukunga yabaze uri hamwe n'umukunzi wawe kumva ibintu byakoye harabize atari wabimubwiye hakurya nabona buriya muntu arimo kukugirira nabi numva nyine wenda yagufasha musagarutse ntabwo yagaruka se yagaruka yabaje gukora iki narabizi ko bamuteye ubwoba buriya ntabwo yagaruka byamugari yaramereye nabi sinzi ko ntasobanukiwe buriya mwapfaga iki niba byumvise si ibyo nabwiraga musaza wawe none nkunda no kwita ngo umusaza wawe ngo mu gihe byaracanze ba amasano yanyu ubundi Kevin musaza wawe cyane inkuru ndende nzakubwira ndagira ngo utayimbwira kubivuga mbere nabi none yanjye cyangwa ndazana bikwibwirira zamumaze twagira ngo sindi mu muryango wanyu we cyangwa nzasanga ari shenda nzasanga ari ibyabaye ngo se mbarazana twabana kandi turaba abashiri babiri mu nzu imwe hari abakobwa bipanze akazi baba bavuga ati njye ntacyo turabana uri hamwe n'umukunzi wawe kizima ndi kubonaho n'ikinga ariko ngira ngo ndi kubigukekera ntabwo ndi kubigukekera mba ndi gukina ariko gusa kusigaye witwara nabi muri iyi minsi mutwara nabi si byose ntabwo twavuga ko ari nabi ndagerageza no kuba mu kazi kandi ndagerageza kugakora nise byagenze gute biri gupfira he kuwahindutse mana no kuri nkora uko nshoboye ko tutiremeje ko nanjye nkora njyenyine pe kora wenyine gute se nise kusigaye witwara nabi muri iyi minsi ntabwo ari nabi nuko ndagerageza mana ariko nawe utirengeje ko nsigaye nkora njyenyine sa nk'ukora njyenyine hano gusa nk'ukora wenyine ubwo ni ukuvuga iki oya ndagerageza no kuri akazi kanjye ndagakora ariko rwo ko mfite raporo z'abakiriya benshi basigaye bakuvuga muri iyi minsi ntabwo byabura nyine wenda mu kazi umuntu acika intege ariko ndaza kwisubiraho n'ukuri none se biri gupfira ufite ikihe kibazo nyine muri iyi minsi cyatumye uhinduka kuri urwo rwego hano nta kibazo kigaragara gihari pe niyo mpamvu uza gukora uko ushoboye kose nkongeramo imbaraga nkakora akazi kanjye nk'uko mbisabwa ni ukuri ko ibintu byarazambye mu cyumweru cyashize kandi nawe warabibonye nabibonye mani ako ni ukuri mumpaye ayandi mahirwe ndisubiraho kandi urabizi ko ndimo umukozi ngerageza gukora ibyo simbishidikanyaho ahubwo ndibaza nyine byagenze gute cyangwa haba hari ikibazo ufite ukaba utari kukitubwira nta kibazo kidasanzwe mfite mbaye nyifite ntakibamenyesha niyo mpamvu ndimo gushyiramo imbaraga kugira ngo none icyumweru bizagende neza urishuwa neza ko nta kibazo ufite nta kibazo mfite wenda gishobora kuba atari n'icyo hano mu kazi wenda n'ibibazo byo ku ruhande wenda biri kukwafekita nyine muri iyi minsi akumana ibibazo byo ku ruhande ntabwo twabizana mu kazi ntabwo nabikorera urwitwazo rwo kwica akazi ngewe naje muri aka kazi nkakunda numva ko nyine ngomba gukora ibishoboka byose kakagenda neza ntabwo rero ibintu byo ku ruhande nge byatuma binyicira akazi kandi urabizi no bibaho birashoboka ko umuntu yagira ikibazo wenda ari hanze twese turi abantu ducika intege kandi ibibazo biratwafekita wenda bikaba byatuma nyine byaragenze kuri byagenze nyine rero bihari watubwira twagufasha nta kibazo naho ubundi se ugira ngo cyangwa uriya musore wamuririye amafaranga akaba yaraje kuyakuryoza ukaba wanze kubimubwira kuko ndetse n'umuntu urya amafaranga y'abantu hakoze ukuntu nasanze agufasha nk'igisambo hari ukuntu umuntu aba amenyereye kurwana umuntu wese yakacira agahita yumva nyine yego nanjye yamuniga aba yari umuntu utakuze n'ukuri yagira ngo uriba wenda bagufashe wibye cyangwa ndi nk'indaya yagize noneho mwari mwiteretse amacupa
Tubonye se kare icupa rimwe nase twaba n'ikirahure wenda nawe wari wasomye cyangwa wari wanyweye inzoga ukaba watinye sinjyanywe inzoga pe se buraya ngiye ndimo gukomeza mbyibaza pe nyine kugira ngo se nibirebire byanjye na David byo nibirebire ariko nkuko wabyumvishe ndi kwibwira musaza wawe ngira ngo saye n'ibindi byinshi birengaho nibiriya nyine usanga ari uko nyine dupfa ibintu bintu byanyu byari bizimije wagira ngo ni imigani nta kintu numvagamo ako nawe uzbakiva gufata mu mwana nawe ukigira nk'umwana ni ukuri numvagamo hanyuma se wari wicaye utari kugira utari kumva ntago numvishe ngo nsobanukirwe numvaga ngo sinzi ngo nyine simenye ibyo ari byo wagira ngo mwavugaga urundi rurimo ako ndumiye ko icyazanyira ku muhungu uzagutereta n'ukuri uzi ko uzakomeza uri nk'uko keva gufata nuko uzagumuri n'ubundi rega ndi umwana inshwi umwana muri kaminuza n'umwana ndi umwana nyine singererwa se ego mana yanjye natwe turacyarerwa sha wowe se ugurarerwa ahubwo ugiye kuzarera kugira ngo se ngiye si uko wenda nahise nshyira gutya nkahura na Kevin kugira ngo nanjye sindi mukuru da ariko wenda ngiye uko biri isi yaranyigishije yangize mukuru yewe warakuze gusa se warera abantu mubonye namurira ibijyanye na Kevin uzaba ubimenya arebe ndabwo ariko nawe nzamubaza ntari nzamubaza ariko ntuzavuga ko byanturutse atazanyidihira oya nta kintu yagutwara ndabona ahubwo ari nawe nyandikiye ngira ngo arenda no kuza ariko nawe ntazapfa vuba umuntu aba akimuvuga gatoya agahita yandika ubabona mu kanya agiye no kumpamagara bisa n'igenje atadusangana akambaza ibyo twavugana no wumvise se kandi nabyo ni ikibazo ariko se ko wazanye ikibuno ndagukizwa n'iki niko kiba mufata nk'umwana akigira nk'umwana pe nta kibazo meze neza pe kandi byabaye muri cya cyumwe gishize nitugiye kubikemura muri iki kigiye gutangira kubw'icyizere mukomeje kungirira bana mugenzi wawe bimeze bite ko mbona nazo ukuntu mubanye muri iyi minsi mugenzi wanjye wese nesa yego njye nta kibazo mfitanye n'abakozi bahanga pe tubanye neza cyese wenda rero bafite ikibazo njye ngiye kubitwaraho nk'uko bikwiye ndabizi ko ngerageza cyese wenda babaye ari bo bafite ikibazo simbizi wenda rero wamubaza ukumva ko njye nta kibazo kiri hagati yanjye nawe okay nizeye challenge isi guhura nazo nyuma yuko wabaye umukozi uruta abandi tuvuge action nizeye challenge isi guhura nazo nyuma yuko wabaye umukozi uruta abandi natekereza ko nta challenges nyinshi zihari pe kuko nyine akazi karakomeza ugakomeza ugakora nyine ko wenda wabaye undi muntu ku bantu mukorana ushobora nko gukora amakosa nyine wenda bakakwitsinda bitandukanye na mbere ariko nta bidasanzwe akazi karagenda nta kibazo kandi ukuri mu mbabare aho nitwaye nabi nta kibazo niteguye kubikosora pe kubwo akazi kanjye kubw'icyizere mwangiriye okay atwe twiteguye kubona impinduka kandi ndizera ko bizagenda neza mu minsi iri bizagenda neza no kuri rwose bizagenda neza pe nta kibazo sawa meze neza cyane ntabwo uri kubibona ndabibona ameze neza so utegereje ko kabebe ajya kurya mu tuganire kubera iki byanye na kabebe se shaho nabyishinga ntibyo utazi ni ibiki nzi se ahubwo urabizi byose urabizi nyine ni umwana mu rugo umukunzi wanjye wowe n'ibyo utazi wenda uzabimenya ikibazo kirimo
ese Kevin ari ikintu cy'umpisha nta nubwo ntikikanabe nose njye ko mbona ari ibyo mpisha nabyo niko wenda ubitekereza nta kigwisha nka kibwira ndi none se reba igihe tumaranye ntago ari gito pe nubwo atari na kinini cyane hanyuma iyo tubana n'umuntu hano ari we ntugire icyo umubwira mupfana ari we nawe ntagire iki nyine ngiye birancanga ibintu byanyu pe none se wowe wagerageje kumubaza kabebe se hari ikintu yakubwira ko nta nubwo ari ngombwa ko ngo ufate umwana umwinjize muri ibyo bintu byo ntabwo ari ukumwinjiza mu bintu hari ukuntu mubaza reka nanjye ncikwa ndi kumubwira ngo umusaza wawe ngiki rimwe ari nubwo uzasanga ndi kumvuga ngo umugabo wawe nta kibazo wowe nta kibazo ujye umwita my sister okay nta kintu na kimwe bitwaye kuba wabivuga ko ari sister wanjye nta kintu yingiye numva nta kibazo ko nashaka kumenya si cyo mupfana ndetse bigatanga iki ntabimenya tu nzabana n'umuryango ntazi ibyawo si icyo gihe muzamufata nk'umuryango wanyu cyangwa nta n'ibanga ririmo sibyo nta banga ririmo ni uko n'ubundi ni ubwo ngo rukikije umutima ariko nta kintu bitwaye urumva uriya mwana ni kabebe muzi twahuye afite imyaka 16 wagize imyaka ari kugera 20 ejo tuzaserebura bitiye imyaka 20 umumenya yari umwana ufite umunyabibazo pe urumva ibibazo byinshi cyane babana nyine baba batakiri mu muryango kubw'impamvu z'ababyeyi be bityo nyine imbanire yabo yabagoye ngewe iyo mbonye abantu batandukanye ndavuga ngo hari ibyo batumvikanyeho ariko we na mama we umwana nawe biramucanga biramugora kwiga birahagarara ahubwo ufata umwanzuro wo kujya gushaka akazi rero yakoraga ahantu ho mu rugo hafi ahangaha ahantu nyine mu rugo rumwe biza kugorana nanone umupapa w'aho hantu akajya ashaka kugira ngo amusambanye ku myaka ingahe 16 birangira nyine urumva akaza akabinganiriza akabimbwira nyine ngira ngo yangiriye icyizere icyo gihe akaza akanganiriza akangisha inama nibwo naje kumubaza umwaka yagarukiyemo ibyo yigaga nsanga n'umwana nyine ufite amanota meza urumva yabimbwiraga already njye ansaba akazi hariya kuri bare ndavuga umwana w'umukobwa na gutya nanone icya mbere ntabwo byemewe ko abana bakora mu tubari ikindi nta nubwo umwana ungana gutyo akwiye kwisanga yaratereranywe no kwiga bigaragara kandi ari umwana ufite ubushake bwo kwiga nibwo namubwiye aho kugira ngo akazi bagusubiza mu ishuri kwiga ye musaba ko yanasubiraho nkamufasha akabiwabo nabyo arabyanga kubera ko nyine ubuzima bwango bwabaga bumugoye cyane kuko papa we amaze gutandukana na mama we mama yatangiye kujyaza n'abagabo mu rugo bikarangira abo bagabo baba barangije na mama w'ibyo bakoraga akavuga ati mugende mbongeza agakobwa kanjye yanga gusubirayo neza arambwa none se ko wemeye kunshyira mu ishuri ukamfasha waretse naho nanjye nkawe iyo nanjye ndara hanze mu gipangu niko niko yambwiraga ariko basi nkaba ndaho ngaho nuko umwana namufashe arangiza segondere akomeza na kaminuza uko Imana yari ikimutije ubwo bushobozi basi ngo nibura yige ngira niyo mpamvu mufata nk'umwana wanjye mufata nk'umwana nibura ndi kuinvestisa ari kumvuga ngo nibura ntego ishima no gufasha uko bishoboka nta yindi nyungu ntegereje mu kuba ndi kumwitaho nubwo buryo nyine abahangaha wenda nama uko iminsi 10 yenda kwa nasoza kaminuza ashobora kuzafata umwanya agasubira mu muryango we cyangwa nawe akibeshaho agashaka akazi agakora akanabasapotinga nuko niteguye icyo cyose kugira ngo kari agakobwa kave kuri Kevin ko nanjye ndamukunda kugira ngo abe uwanjye sure cyane pe
Wikita Abakobwa n'ukuri ko ndamukunda nanjye cyane byataye n'igipimo cyanjye uriye njye mba muri Abakobwa ese uriya mukobwa bahaye iki kugira ngo mwese abasazi njye ndamukunda byataye ndamukunda cyane afite byinshi cyane arusha abandi nabonye ku isi yego njye mba muri n'ikintu arusha abandi bakobwa nyine wenda no kumukunda ntabwo naguca intege ariko nta kintu gikurura abantu rwose yakabaye afite sinzi impamvu ashobora kuba yarisize imiti njyewe rero ndamukunda cyane ahubwo bimeze bite wowe na boss bimeze bite njyewe nkuko nakubwiye nkunda uriya musore cyane ku buryo icyo ari cyo cyose njye nagikora kugira ngo abe uwanjye niteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo mboneke abaye iwanjye oya nanjye nkunda cyane neza cyane ni ukuri reka rero tubigire ibyacu bari abantu abacu tubagarukane iyo nshinzi ya nako umukunzi wawe sorry no kuri nta kibazo no kuri hanyuma nanjye ngarukane umukunzi wanjye ndamukunda kuko sinzi ko nabo muri buno buzima ntamufite iyo nshushanyije ubuzima bwanjye bw'imbere adahari mbabona nta buhari urumva urwego mukundamo nuko twese dufite ikibazo ni ukuri pe ariko si ubona bimeze bite ubona bakururana cyane ngiye mbwira barakururana kandi uriya mukobwa niwe mba mbona umwihomaho ubundi se yakayamukundira iketse imiti kavanye iwabo oya sha nta mitagira sha nta kibazo sikunda ari igipimo cyanjye ndamukunda umwana mwiza ahubwo ikibazo nuko kindi kwibaza ahubwo impamvu nta wundi muntu nshaka yaha ibyishimo atari njye nyine shano kuri rero ukora ibishoboka byose umwigarurire mba mbona munaberanye rega buriya muraberanye n'uwawe mana yanjye ndakwingize ntazagucike mbone wamukura kuri uriya musore ko yamwihambiriyeho iyo gahunda nanjye mfite gahunda yuko nta wundi agomba kubyishima ngiye twenyine njye nawe gusa ko ndamukunda nta wundi muntu agomba gukunda ni ngiye gusa kumbi Kabera n'ubwo ari sister wawe nta maraso mbese muhuje ni umuntu wifashirije nkabibonera ta uburyo umufuhira umwana mu kabari reka imyaka se yujuje ariko kuki ubundi ikigori gikuba kuki ntabiketse urashaka kuvuga iki erega nanjye nuko wamfashije nabwirwa n'iki se katari umugore wawe hanyuma nagufashe kugira ngo profite ngiye ibyo simbizi niba bizi n'umutima wawe nyuma yo kuguha nagufashije nyine ngo profite iki ngiye inyungu ngo utegerejeho yindi ni iyihe wenda ku buryo uvuga ngo ikintu ndi kuguprofita muri aka kanya nacyo nza profita kugira ngo wowe ufasha abantu niwe wakabaye ubizi uretse ko njye nta n'abantu mfasha atari nabo mbibona ese kudafasha abahungu kurya ufata hasha hari igihe nzashiduka muri kunsohora mu nzu ntazi ibyo ari byo ubuse tujye noneho tujye twivuga ibigwi by'abantu wenda twagerageje gufasha ibigwi ntabyo nkeneye ni wowe ubizi n'umutima wawe niba utabikeneye rero menya yuko mubo umuntu yigeze kugirira neza wasanga n'abahungu barimo nubwo njye ntari umugira neza telefone yifata ahubwo icyo nshoboye icyo umuntu akeneye njyewe ngifite watagifite muri ako kanya ushobora kukimuhereza sibyo ahubwo akabaye utewe ishema no kuba nibura aka kanya sibyo uriya mwana ameze neza atuje atafite ibindi bibazo bindi biri inyuma y'umuryango we uwo mwana se nyina yajyaga asambanisha ubundi mbizi gute niba we nta kintu mwakoze ntabwo byabaye urumva ko yabimenyereye no oya ubifata nabi nakubwiye ko abagabo bazaga kureba mama we bashakaga kumufata bashaka kumufata ku mbaraga hanyuma se ntabwo bamufashe oya ntabyo nicyo cyatumye ahunga iyo biba ntabwo yari guhunga yari kuhaguma uriya mwana bebe yarababaye ku rugero udashobora kumva kandi ikindi kintu ushobora kumenya ugomba kunyizera winyeka ibintu ngenda ntabwo ubona ari kuba hari ikintu kiri hagati yanjye nawe naho nawe niyiza nkuzane hano nashobora kudishiriza ahantu ho kuba ibyo nari mbifitiye ubushobozi kuba nabikora ariko ntabwo nigeze mbikora ikindi iyo mpitamo ko hari ikindi kintu kiri hagati yanjye nawe tumva nari kwemera nkanyurwa nawe ntabwo we nari kuza tumva wenda byakwitwa kugukinisha ntabwo nari kugukinisha ngo
ngushyire mu rukundo kandi mfite undi muntu njye naba nungukire kugira ngo guhemukira wowe cyangwa kabeburiye ikintu kiri hagati yanjye nawe byizere ikindi kimwe niba uzi ko turi kumwe sibyo basi nawe uwo mutima wo gufasha kuko akanya ushoboye gufasha ko ntangiwe nta wowe ugomba uwo mutima kukubamo kumva ko icyo ushoboye gufasha uzagifasha niba ari umuhungu ukeneye any support tuzabikora niba ari umukobwa tuzabikora tutitaye ngo ni umukobwa cyangwa n'uba afite urwikekwe rwo kuba ndimo gufasha umukobwa ngo uraza kubitekereza gute njyewe ndi umusore uri free nemerewe guhitamo umukobwa nshaka kuba narisemo wowe kumva no kunyizera sibyo aha nagira neza trust me bebe nta kindi kintu kiri inyuma ya biriya byose ni ukuri sibyo wihangayika ndagukunda kandi nyuzwe nawe kabebe ni umwana sibyo umwana kuri njyewe kandi nta kindi kintu kiri ntekereza kizaba inyuma aho ngaho ishime wiyabara no ako bebe reka ubundi uno munsi ujyanga ikibazo mfite ni kabebe wenyine ikindi se ni mfite ikibazo cya Gasaro Gasaro se byagenze bite Gasaro antesha umutwe pe Gasaro ntashaka kumva hari Gasaro mbese Gasaro yabaye Gasaro aranjagaraza ate nyine nta mpamahoro nyine sindi kuvuga ngo nta mpamahoro aba ntonganya buri munsi ngaho ngaranyanga ngaho ngagira gute nukuri pe niba unkunda unanyumva ntago nshaka Gasaro hariye nase mufitanye ikibazo ki kandi nabikubwiye ndavuga nyine impamvu ituma akwanga warakubwira ni weho rega nziza njyewe weho nyine gute se ngo mutwara abagabo gukunya gase no njye ntago oya ntago nyizera kuri kumuhakanira no cyangwa mufite ibyo mupanga we na Gasaro no nabindi oya hanyuma ubwo urahitamo ngiye ko nsezera cyangwa ugumane na Gasaro cyane cyane kutari no kwizera ibyo ndi kukubwira bibi nagaruka kutabyizera ahubwo biratangaje kumva avuga ngo ngiye ngo mutwara umugabo wese usangiye nawe umugabo ubwo azi ibyo avuganye no se byazi nagabizi yavuga nabyazi njye nta kintu kimpuza nawe njye rero ntabwo nshaka Gasaro hariya ntabwo mushaka hariya rero no mu bantu Gasaro adiringa nabo ntabwo ari ngiye ko hanyuma nyine simushaka ibyo byo kumbwira ngo ntimudiringa nimugera gute simushaka hariya mwese dukora iki mwirukane basi si inshuro imwe yatuma twirukana ngo mwana inshuro imwe njye se kuki atama amahoro basi iregana nubwo buri munsi Gasaro ntashobora kuma amahoro cyangwa wicunye uzabyicungiye n'ibyo ndakubeshya ngiye ntago Gasaro mushaka hariya rwose ubundi urinde ryo kuncunga ndinde kuvuga ngo kuncunga ncunga iki ko niyizeye ibyo ndi kuvuga ari ukuri nta n'impamvu y'iperereza rindi nuko rero Gasaro simushaka hariya vuga byabaye sibyo cyangwa niba ushaka Gasaro ngende basi waze tukamugira inama sure yarazumva aho kuzigura n'umuntu buri munsi akubwira ngo arakwanga shano kuri rero reka nizere yuko ugiye kubigira ibyawe ngiye kubigira ko niba uzi ikintu kimpangayikije gituma ntasinziriye ntazamfasha nakubwiye ngo ngiye niteguye gukora buri kimwe niba uzi ikintu kimpangayikishije muri buno buzima ni ukubona ko ari agakobwa kibambitse kuri boss ngiye mama namukurikiye amafaranga kandi wowe wenda gukunda bya nyabyo mu rukundo ni ukuri ni true love mbabyifuza nanjye ko yaba uwanjye forever kuko ndamukunda cyane ahandi se meze bite ku kazi shani sawa biragenda no se ni hano wibera hano nibera banibije muri ghetto z'abasore susubize nyine shayi ni ghetto pe nyine nabonye dukomeje ndibaze ko tugiye mu cyumba ariko nyine ko naje ni ghetto nakuri kabisa bambwiye ati weekend oya nta kibazo nago nanjye nagiye kureka kuza noneho kubwiyo gahunda ikomeye yampagurukije magira gahunda nareka kuza kubwiye gahunda pe hakobonye ko atari kure ntago ari kure ni na heza uzanisubiraho nyine wagure ujya ahantu hanini gusa abantu bose babakira mu cyumba keretse wenda ngewe nyine ntari biryanjye ariko nyine gusa abantu bose nyine mu cyumba ahangaha hakwiye abantu bakeya nkatwe nawe urasita byatari uko nanjye nyine numva ndashaka gukodesha ahandi wenda afite icyumba na salo wenda
wanabigiyemo ukahabana na Nesa wawe ni ibyo ngibyo nta wundi tugomba kubana oya ni ukuri nanjye mama namuberanye kwiye kumujyana rwose kamviramo byanjye ntabwo urega kwiyura mugabo nuko nyine wenda ushobora kubikubwira cyane nabitinda ukagira ngo wenda ni amatiku y'abakobwa ariko ngira ngo nawe ubibona ngenda bikurikira cyane ni ukuri pe cyane umunsi ku wundi siko sigenda muhamaganye na telefone yanjye sero twakora iki ngajya agufata sabiganiraho buriya ushyiremo imbaraga ni ukuri erega nanjye kukubona ubabaye ntabwo binshimisha ngiye ngira umutima wa kimuntu ubuse kukubona ubabaye hejuru uriya mukobwa ni ukuri yagufata mukibanira rega ni uwawe niyo mbareba rwose basi urakoze nanjye numva nibereye anytime ndagiye naguhamagara nyine tunareba ni ukuri nditeguye pe nanjye nishimiye ko waje nyine tu murakoze kunyakira njye ntabwo njya mbeshya mbeshyamo gake ariko hari ibintu biba bisere bitari byo kubeshya ntabwo rero sinabeshya umusore nkawe wapi ubwo njya mbeshya abasore murakoze ni ukuri sha nta kibazo ni ukuri nanjye amasaha yari yamfashe njye mu kazi k'abandi nta kibazo sha nta kibazo ni ukuri pe wakoze kunyakira mu rugo rwawe nishimye ubwo ariko nyine ibyo bintu ukomeza ubitekerezo bitarangirira ahangaha ni ukuri Nesa niwe wawe ubitekerezeho pe rero hari akazi nagiye gukora sibyo ntabwo dufite gahunda mu kanya so ubwo nyine tuzasubira buri sha ni ukuri urakoze cyane nanjye reka njye mu kazi kabona amasaha yamfashe ni ukuri nishimiye kuza ahangaha mana yanjye banza nyine nanagutindiye niba nagutindiye umbabarire pe birenze kabisa uri utanzakubwira nare sawa nta kibazo sawa urakoze ntabwo mushaka hariya rwose kandi ubundi seriye pe na baby basirika musaba ikintu ntabyo gufasha hano ntabwo tudufasha imbabare ntabwo turi umuryango ufasha imbabare nuko rero ngo nyumva musaba ikintu cye nibyo kumbwira ngo niyunge na Gasaro ntibirimo ko sinanakwiyunga ubundi se twakwiyunga gute umuntu kumbwira waho urambwira ngo aranya basi kwiyunga bibiritse ariko reka musaba ikintu reka tubwire manager muganirize sibyo amugira inama ko yatuza ibyo bintu akakorohera basi kumvuga uwe neza ko nanjye ikintu ahantu waba udatuje nanjye sinzi ko nahaga oya ngiye rwose ntabwo bibiri mbere gutekereza ko ntabaho ahantu hatuma udatuje aho kugira ngo ntekereze kuba ahantu hatuma udatuje twatekereza uburyo Gasaro agomba kuba ataraho agende rwose njye ntabyo nabyihanganira uzi ko wagira ngo ndi nk'umukozi we wo mu rugo n'umukozi wo mu rugo ntibamufata kuriya nk'umukarani ngira ngo waje wikoreye imizigo ngo reka tumuha amahirwe niyongera ibintu byawe byose ngo amahirwe ngiki ubundi wofashe imbabare nagaruka umufasha ko arakora tukamuhemba ko yakoze uri nta mafaranga y'ubumutumu ngiye ibintu byanyu ngiye biba binshanga rwose ariko anahindutse vuba niba ari no guhinduka niba tutahita tumukuraho amaboko cyangwa wenda nuko abandi batabikubwiraga wenda ntibabivugaga birumvikana nuko ngiye yandambiye byashoboka ko batabivugaga ariko aho bivugiye basi reka tugerageze reka tumuhe amahirwe hari ukuntu ashobora kwikosora ntabwo twavuga ngo ibintu birabaye niba duhite tuvuga ngo twirukanye umuntu ariko ibaza ahavuga ngo twese tuguhombe ngo buri muntu wese ngo twe njye nawe ngo tuzaguhomba njyewe nose urumva ndi kukubeshya ariko rero ndabikubwira ukagira ngo ndi muri brage cyangwa njye ndahimba ngira ngo hari umfata nk'akantu kari aho ngaho kavuga ibintu kiboneye byose kajagaraye oya ntabwo ngufata ngiye ngira ngo hari uri kumva ndi nk'abanyamakuru bahimba inkuru njye ntabwo ari inkuru mba ndi kukubwira ni ibintu aba yambwiye Gasaro ngo muhomba wowe we nawe ngo nzige ku mugani ngo wa twese tumuhombe si umugani ni uwaheye ushatse se kuvuga iki ubundi ngo njye burerandeba akabona ndi inzanga yabonye nzariya navuga ashaka kunyifatira njye rwose bimaze no kundambira ngayihangane sibyo basi tuza ndumva bimaze kurenga ari ibindi bitarenga ni binini kuko nyine nabitekerezaga
reka ndazwigana ubu se twamenya azaguha iki cyangwa ngiye se azampa iki kari ubu ari hariya n'ibiryo umuntu arya kari nawe ukunda kuza kubizana ibaze ko noneho yirwa abwira abakozi bose ngo ngiye ngo nuburozi ngo nisize ngo naguhaye ngo nibwo burozi mpabagabo ngo nzamurangire no nanjye yaraje arambwira ngo nzamurangire ngo uburozi nisize ngo ubwo navanye iwacu ngiye ntago ibyo bintu nabivamo rwose ngo niba ngo naravuye ngo mu Gisaka ngo niba ngo naravuye ngo iwacu ngo ibintu ngo bampaye ngo nisige ngo nzamwe ngiye ntago ibintu nabivamo rwose cyangwa nukuri kubona ari ndi kuvuga nsakuza ukumva ndi nka radio iri kugusakuriza ngiye bikemure nta gasaro nshaka hari ndabikora sawa basi nyizera kandi utuze ntuhangayike reka ndasigane na manager tumenye umwana ikimizo turi bufate kuri gasaro sibyo ibyemezo nyine mumfate mu mwirukane no ku mpamvu z'umutekano wawe n'uwanjye bivuga ndabyumva iyo hajemo impamvu z'ubuzima ibintu byumva inshuro nyinshi turebe ikintu twabikoraho ariko ndaganiriza manager dufatira umwanzuro hamwe sibyo ubirebe rwose ko ni mpamvu manager nawe ari hariya ntabwo twavuga ngo umuntu yifatira umuntu ngo nuko harya babonye mfite ibibazo nza mfite ibibazo bumva ko bagomba kunyifatira ntabwo ari we muntu wari utabandi ibibazo kandi ubu ngubu uri umuntu w'ingenzi n'ibyo byose ntabwo bigihari ngira ngo ari kuba naraje nsekera buri wese abumva ari uko bizahora ubuzima ni banyibwira ibyo bashaka arirwa ntonganya wagira ngo niwe boss hariya ntacyo ubyige wongeye ntago kandi nge nibyongera ninjye uzagenda rwose ndabikemura ntago we wagenda sibyo ndabikemura ugiye nanjye ubwo naba nagiye rero ndabikemura mbere yuko byongera bive mu magambo bijye mu bikorwa byo kumbwangura kemura bive mu magambo bijye mu bikorwa ndabikora sawa ndabikora You're my everything, my guiding light. In your arms everything feels so right. Every breath I take, every step I move, I'm so in love with you. With every beat of my heart,